turabasuhuje banyarwanda banyarwandakazi, barundi kazi, bakongomani kazi, bazarendo kazi aho muri hose mu bihugu byose, byaba ibyo mu karere k'ibiyaga bigari, byaba ibyo muri Afurika, byaba iby'i Burayi, Amerika, Australia, na Aziya. Kuri iyi tariki ya 31 Ukwakira umwaka wa 2025, kuwa gatanu mu mpera z'icyumweru ndetse n'impera z'ukwezi Ukwakira, ukwezi kubi cyane mu mateka y'u Rwanda, ukwezi kwakuruye ibyago bimaze guhitana miliyoni zirenga 5-6 z'abanyarwanda, 80% b'ubwoko bw'abahutu. Tukaba rero turi gusoza icyumweru cyangwa se ukwezi gusoza ukwibuka itangira rya jenoside iri gukorerwa abahutu. Tukaba rero twarabizirikanye mu bitekerezo, mu bikorwa ndetse no mu biganiro bitandukanye twagiye tubagezaho dufatanyije n'abandi bavandimwe hirya no hino bakorera ku masheni atandukanye. Muri uyu munsi rero, kuri aka kanya, nk'umuzarendo ndagira nti mugire Imana ishobora byose kandi nyir'ubutaka iduhore hafi, ihore irinda intambwe zacu kandi yungura ubwenge bwacu, iduha imbaraga zo gukoresha ubwo yaduhaye kugira ngo tubashe kubaho no kurengera ubutaka bwacu yaduhaye. Ngira nti mugire ubutaka, nimugire gakondo mutsimbarayeho kandi mwimakajeho, mukagira ubuzima buzira umuze mu gihugu kirangwa na repubulika yimakaza demokarasi. Iyo niyo ndamukanyo yacu, niyo ndamukanyo ya kizarendo. Ndagira ngo nshimire abazarendo aho bari hose, ibitekerezo bitandukanye muri kugenda mwohereza buri muntu uko abyumva. Ibitekerezo byanyu ndabyubaha. Menya Impamvu TV nabo dufatanyije abazarendo bari ku ruhembe rw'umuheto kugeza ubu, abari kugenda bagaragara cyane suhuza by'umwihariko ni umuzarendo Karasanyi ka Myasiro, udahwema kutugezaho uko muri Kongo bamaze kwisuganya, uko bari kugenda bahashya umwanzi ushaka kubambura ubutaka bwabo. Akaba ari umukongomani uvuga igihutu. Igihutu ni ururimi ruhuye n'ikinyarwanda, ruhuye n'ikirundi, ruhuye n'ikinyankore, ikinyankore n'igifumbira, ku buryo bwemezwa ko ururimi rw'igihutu muri rusange, abanyarwanda, abarundi, abakongomani, abafumbira, igice cya Tanzania, ari rwo rurimi rwa kabiri muri Afurika ruvugwa cyane n'abantu benshi nyuma y'igiswahili. Ayo ni amakuru nagiye mbona. Ibyo rero bikaba bidufasha kugira ngo dusuhuze abari ku ruhembe rw'umuheto. Undi rero dusuhuza ni mwene muzehe, umuzarendo mwene muzehe. By'akarusho rero tunari kumwe muri iki kiganiro. Haba rero n'abandi batangiye guhaguruka baduha ibitekerezo bitandukanye, abasanzwe babiduha, abazarendo bo muri Uganda bakunda kuduha ibitekerezo, harimo umupasiteri uduha ibitekerezo n'abandi batandukanye. Abo bose turabashimiye kandi ibitekerezo byanyu birakaza neza, tubyakirana yombi kandi tukabitanga uko mwabiduhaye. Niba muvuze ati mushyireho ubugororangingo, nabwo turabukora, kuko twubaha ibitekerezo bya muntu, kuko buri muntu Imana ifite uko yamuremye, ifite uko yamuhaye gutekereza, kandi uko atekereza yuzuza abandi. Aho kugira ngo igitekerezo cyanjye kibe cyo kugusenya, ahubwo ngifate nk'icyo kunyuzuza hamwe ntashoboraga kugera. Naho icyo bita urwunge rw'ibitekerezo cyangwa la diversité cognitive
donc uburyo bwo gutekereza mu buryo butandukanye bigira akamaro kurusha uko wapfukirana ibitekerezo by'abantu. Baza rero mwubahwe, mukomere, urugendo rugeze kure, kuko intambara mu karere irahumura, iranuka. Tuvuge ko inuka, kuko intambara si ikintu cyiza. Ndi kumwe rero nk'uko nabibabwiye n'umuzarendo muri bari ku ruhembe rw'umuheto mu bijyanye no kuganiriza abantu no gukangura abantu. Hari n'abazarendo bari ku ruhembe rw'umuheto mu kurasa, babihagurukiye. Tanzania ubu ngubu nabo abazarendo bahagurutse, niyo sije tugiye kugeraho. Mbere yuko tuyijyaho rero, maze kubasuhuza, ndababwira nti injira na like muri iki kiganiro, kandi niba uri mushya wiyandikishe, subscribe, sabone, cyangwa usangize iki kiganiro, kuko ni ikiganiro kidasanzwe. Mbere yuko rero ninjira mu nsanganyamatsiko, reka mpe mugenzi wanjye muzarendo mwene muzehe abasuhuze. Karibu karibu muvandimwe, urisanga. Murakoze cyane abo muri studio za Menya Impamvu TV. Nkuko bimaze kubivuga, ni mwene muzehe, nkaba fashe umwanya kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Nanjye nkaba nifuje gusuhuza abazarendo aho bari hirya no hino. Abazarendo bari mu Rwanda bamaze kwamburwa ubutaka, ni ukuvuga abacakara, ariko hari ibyiringiro by'uko bashobora kubusubirana. Abazarendo muri Tanzania ubu ngubu bari mu ntambara kuko bamaze kugerwamo. Abazarendo b'abarundi bahagaze ku butaka bwabo, abazarendo b'abakongomani bahagaze ku butaka bwabo, bavuga bati ntabwo bishoboka, nta handi dushobora kujya. Abandi bazarendo batari bagerwaho n'ibibazo, kuko hari abatekereza ko ari ibintu bizarangirira ahantu runaka muri kiriya gice cya Afurika, bakavuga bati nibigera hariya twebwe ntibizatugeraho. Tubasuhuza rero tuvuga tuti gira Imana, tugire ubutaka, tugire gakondo, tugire igihugu, tugire ubuzima muri Repubulika. Rero twishimiye kubana muri studio za Menya Impamvu TV, kandi ibiganiro twizere ko biragenda neza. Murakoze cyane muvandimwe musangirangendo. Ubwo mu bazarendo bose aho bari, abari ku ruhembe rw'umuheto, abari ku irasaniro bahanganye n'ibishwa mwinyo bishaka kubatwara ubutaka hariya muri Kongo, turabasuhuje kandi tubabwira ko turi kumwe, intambara yanyu niyo yacu. Abazarendo muri Tanzania nabo batangiye kugerwa amajanja, turabwira ati turi kumwe, intambara yanyu niyo yacu. Abazarendo bari Babironi, u Rwanda rwabaye Babironi, ni ukuvuga ngo abanyarwanda bajyanywe bunyago. U Rwanda ni Babironi, abazarendo bari Babironi. Ntabwo tuzajya kuvuga ko bari mu Rwanda, kuko u Rwanda rwarashimuswe. Abazarendo bari Babironi, namwe mukomere, ntabwo kujyanwa bunyago bivuga guherayo. Muzisuganya n'Abayisiraheli barisuganyije barataha, ntabwo ari ukuzisuganya, ahubwo twisuganye. Hari abambaje ibibazo bati twebwe mukunda kuvuga gutya gutya, ngo twabigenza gutya. Hari ibitekerezo baduhaye, ubu ndaza kugira umwanya mbisoma. Ntabwo tubarenganya, nta n'ikintu kidasanzwe dusaba abari Babironi, uretse gukanguka bagakoresha ubwenge Imana yabahaye, kugira ngo barebe uko bafatanya n'abandi mu bwenge buhanitse, kuko bagomba kurengera ubuzima kugira ngo ibiri imbere bizaze bakiriho. Nicyo twababwira muri akanya. Rero tugiye kubaganiriza iki? Murabona ko akarere kari kubira, karimo umwuka mubi. Hari ibintu biri kuba Tanzania abantu batari biteze ko byaba, ariko n'abadakurikira, hari n'abari barabihanuye cyangwa barabiciyemo amarenga. Mu babivugaga kwisonga harimo n'umuzarendo mwene muzehe. Harama, niba mushaka gukurikira musubire mu biganiro yahaye Menya Impamvu TV, murasanga ari aho yagiye abigarukaho, ndetse Tanzania yivugaho by'umwihariko. Hari aho yavugaga, hari imyigaragambyo igejeje gushaka kuba, abivugaho neza, avuga na gahunda zishoboka. None uyu munsi turi kumwe ngo dusesengure noneho ni ibiki biri kubera muri Tanzania, mu by'ukuri tubyumve gute? Ese koko ni igitugu abaturage bashaka kwikiza, cyangwa ni akaryango mpatse ibihugu yabonye ngo ijegeze bwa butegetsi bwari bwarayinaniye, none yashyira ubutegetsi ishaka, none bwa butaka abaturage bari bafite babubure
bareba ese abatanzaniya ese abazarendo bo mu karere bitware gute muri iki kibazo. Icyo ni ikibazo tugiye kuganiraho mu buryo buvunaguye, ntabwo twabivimuze ngo tubirangize. Ariko mbere ko tubigeraho, hari icyemezo umwe mu baperezida cyangwa se igihugu kimwe mu karere ka Afurika y'Iburengerazuba cyangwa se yo hagati, umugabo umaze kumenyekana cyane, muto rwose ariko ufite ibitekerezo, nyakubahwa kapiteni Ibrahim Traore, perezida w'inzibacyuho niko bavuga w'igihugu cya Burkina Faso, umaze imyaka igiye kuba 4 afashe ubutegetsi, ariko ibyo amaze gukora ni ibitangaza. Hari icyemezo cyafashwe kiraza kudutungura bamwe, ariko tuze kugitekerezaho tunagihuza n'ibiri kuba muri Tanzania. Inteko ishinga amategeko ya Burkina Faso yafashe icyemezo cyo gusesa icyo bita komisiyo yigenga y'amatora, kukuraho, mu yandi magambo, mu muco wa Burkina Faso bakuyeho umuco wo gutora, kujya gutora, donc barabivuga bate. Reka twumve akavideo gatoya noneho tuze kubihuza. Ndaza guha ijambo umuzarendo mwene muzehe atubwire muri make icyo bavuzeho, wenda nanjye nshaka kumwunganira, noneho tuvuge tuti iki cyemezo kuri Afurika kirakwiye cyangwa ntigikwiye, kuki gifashwe ubu, ese muri Tanzania n'ahandi tureba iki cyemezo cyaba gifite akamaro, Afurika ikwiye ibyemezo nk'ibi, cyangwa se uyu koko arashaka kuniga demokarasi. Reka twumve icyo bavuga kuri iyi gahunda. Clap de fin pour la Commission électorale nationale indépendante au Burkina Faso. Kadutangiye neza. Clap de fin pour la Commission électorale nationale indépendante au Burkina Faso. L'Assemblée législative de transition a approuvé mardi sa dissolution pour la junte au pouvoir à Ouagadougou. En effet, la commission électorale était tout sauf indépendante puisque sujette aux influences étrangères, mais pas seulement. Les militaires dénoncent aussi son caractère budgétivore. Les membres de l'Assemblée de transition ont donc suivi les autorités militaires qui avaient déjà adopté un projet de loi visant la suppression de la CENI, alors que pendant 20 ans, elle a été au centre de l'organisation des élections au pays des hommes intègres. En 2024, elle s'apprêtait à organiser l'élection qui devrait entériner le retour des civils au pouvoir. C'était sans compter la décision du capitaine Ibrahim Traoré de prolonger de 5 ans son règne à la tête du Burkina Faso. Il tient le gouvernail du pays depuis son coup d'État perpétré en janvier 2022. Dushatse twarekera muzarendo bavuze iki muri iyi video ngufi twumvise? Habaye iki muri Burkina Faso, mu gihugu cy'abagabo n'abagore bihagazeho, les hommes intègres? Murakoze muri Tuzamenya Impamvu TV. Muri make nuko basheshe iyo komisiyo y'amatora, bakavuga ko iyo komisiyo y'amatora, icyo numvise mu cy'ingenzi turaza no gukomerezaho, nuko yakoraga ariko igakora ku nyungu zitari za bene igihugu. Ibi rero ikintu bishaka kwerekana nuko Abanyafurika bose bitwa ko bigenze kugeza uyu munsi baracyafite ibintu byinshi bibagenga byabagashaka buhake. Reka wenda mvugemo nk'ibintu bibiri gusa. Reka tuvuge igipolisi gikora muri Afurika yose, hafi ya yose, ni initiative y'Abongereza. Iriya systeme y'abapolisi yose uretse no muri Afurika gusa no mu Burayi ni initiative y'Abongereza. Igisirikare ari amategeko yose uko ameze, biriya byubahira amapeti n'ibiki, initiative y'Abongereza.
organization politike y'igihugu ukuntu iba imeze, ukaza ukuntu igihugu bagicamo ibice ni iby'abanyaburayi. Iwacu ho ndumva twari dufite iby'ababirigi, bazanywa amakomine, komine, prefecture, secteur, serire. Iyo ni organisation politique ukuntu igihugu kiba kimeze, structure ni izabo bantu. Noneho ukaza no mu buryo ibyemezo bifatwa byose ni ibyabo bantu, ukuntu amategeko ashyirwaho, ukuntu ubuyobozi runaka bushyirwaho ni ibyabo bantu. Noneho barangiza bakakubwira ngo urigenga. Rero ni ikintu abanyafurika nabo bagombye kurebaho hirya no hino ku isi, kuko niba umuntu akubwiye ngo urigenga ariko ubuyobozi bw'igihugu cyawe ukuntu bwubatse bukaba bwubatse ku nzego we yashyizeho kandi azi impamvu yazishyizeho, ni ukuvuga ngo byanze bikunze n'ubundi uwo muntu aba akikuyobora. Kubera ko nk'iyo komisiyo y'amatora twese turabizi, komisiyo z'amatora nizo banyuriramo bashaka gusenya igihugu. Turabyibuka ku matora y'ejo bundi muri Congo, Tshisekedi yiyamamaza, none Tshisekedi ni banze ko komisiyo ya européenne iza muri ntuza, ni kubwa Tshisekedi. Komisiyo européenne yari yashatse kuza, komisiyo ishaka gucunga iby'amatora, ishaka kuza ngo gukurikirana iby'amatora, yari kunyurira muri biriya bita ngo ni za seni, ikaza igakorana nabo kugira ngo barebe ibyo bakora. Kwigenga rero ni ukwigenga muri byose. Kiriya cyemezo uriya mugabo yafashe ni uburyo bwo gushaka kugenda batandukana, bagashaka buhakira buhoro 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 buhoro, kubera ko ibintu byinshi uzasanga birimo sisiteme y'abanyaburayi cyangwa se sisiteme y'abongereza, bizakwereka neza ko byanze bikunze akaboko kabo aho hantu katari kahava, katiteguye no kuhava. Muri make ndumva aricyo navuga, bikaba byagombye no kubera urugero n'ibindi bihugu, kubera ko organisation politique z'ibihugu bya Afurika biranagoye ko wazihuza n'iz'ibihugu by'i Burayi, kubera ko sosiyete ya Afurika ukuntu yubatse, ni ukuvuga abaturage ba Afurika ukuntu babayeho muri kominote zabo bitandukanye n'uko ibihugu by'i Burayi babayeho. Ntabwo rero bagombye kugengwa n'amategeko amwe, ntabwo bagombye kugengwa n'ukuntu imibereho yabo mu miyoborere yubatse, ngo uterure ibintu bigenga abantu batagira ubutaka. Abanyaburayi nta butaka bagira, abanyamerika nta butaka bagira. Uterure abantu batagira ubutaka, uterure amategeko abagenga, noneho uze no kuyashyira mu bihugu by'abantu noneho bo bafite ubutaka. Icyo ni ikintu cya mbere. Noneho urebe n'ukuntu imico y'abanyafurika imeze, ishingiye kuri gurupe twakwita ngo ni nka za tribi n'indimi zitandukanye, ngo bose uze kubashyiraho ikintu kimwe ngo kiri buze kubahuriza hamwe ngo kibakontorore. Abanyaburayi uzasanga ari ubwoko bumwe cyangwa ari tribi imwe, bafite ururimi rumwe, bose bafite imyumvire imwe y'uburyo bagomba kubaho mu bucakara bwabo bw'abazungu. Noneho bakavuga bati noneho ubucakara bwacu bw'abazungu reka tubujyane n'amategeko yacu tujye kubishyira no ku banyafurika. Abanyafurika rero bagomba gukanguka kuri iyo ngingo, cyane cyane kwirukana abazungu ntabwo ari ukwirukana imibiri yabo gusa, ni ukubirukana n'ibyabo byose kugira ngo abantu bashobore kwigenga. Urakoze cyane muvandimwe, urasobanuye cyane cyane uvuze ku ngingo imwe bashingiyeho, ko iyi komisiyo yakoraga mu nyungu za mpatsi ibihugu. Mu yandi magambo byo ntabwo nirwa mbigaruka bivuze neza, imitekerereze, imikorere, imyumvire politiki yitwa demokarasi ntabwo ni européenne, niko bavuga, ni kuri modeli y'Uburayi, si modeli ya Afurika. Bityo gufata ibintu rero by'abandi by'ubundi bwoko by'uwundi muco ukaza kubishyira mu muco wundi ntabwo bikunda, ntibifata. Niyo mpamvu ubona, reka tuvugishe ukuri, ubushize twavuga ku madini nubwo tutayarangije, n'amadini barazanye ko ntiyafashe, kubera ko amadini ayajyana n'umuco n'imitekerereze, icyo bita development anthropologique. Donc ko umuntu agenda akura ahari mu mirerere, muri environnement, uvuga ngo ibimukikije, mu byarya, mu byanywa, uko avugwa, uko agenda, izuba,
amazi, ibintu byose bigize umuntu bimugira bitewe n'aho ari. Noneho iyo ufashe undi muntu ukazana moderi uburyo bwo kubaho kukabuzana mu bwanjye, nubwo ubunsindagira ntibufata vuba, ntabwo bufata. Rimwe na rimwe rero iyo mbyiganye birananira. Niyo mpamvu ubona kuri iyo ngingo wavugaga ikintu cyitwa demokarasi européenne ntabwo Afurika yayumvise, nta kimaze, ntibarayumva, ntibanayikora. Turacyafite ababyeyi, abakuru b'imiryango, abami, nuko amazina yahindutse gusa. Noneho rero ibyo bintu abazungu babikoresha mu nyungu zabo. Iyo ari uwo bashaka azagumaho aba umwami, ariko bakajya bamunyuza muri bya bindi byitwa ngo amatora gusa, kugira ngo akine agakinamico ariko akibera umwami. Ni gutyo Paul Biya amaze imyaka 40 nta kibazo afitanye n'Uburayi. Demokarasi irahinda muri Kameruni ugereranyije uko abazungu babyumva, abafaransa cyane cyane. Uwatara agiye kumara 20 nta kibazo rwose. Ntabwo ari umunyagitugu, oya. Museveni, Kagame, ibyo bakora biremewe, ntabwo ari abanyagitugu, ni abantu. Noneho nanabonye uyu munsi hari raporo yasohotse ngo u Rwanda ni igihugu cya mbere muri Afurika cyubahiriza amategeko. Tujye tubwira abantu biba bivugwa nabo bajye bumva. Sinzi niba iyo raporo wayibonye, ngo u Rwanda rwasohotse ku mwanya wa mbere mu bihugu byubahiriza amategeko. Wabikurikiye? Nabikurikiye. Ntabwo bitangaje, ariko ntabwo bitangaje no guciye mu ijambo, ntabwo bitangaje kubera ko ubundi hari ikintu bita gusiga amavuta ibintu nyine bibafitiye akamaro, ariko ibi bitabafitiye akamaro babisenyesha cya kindi bita ngo ni demokarasi. Ubwo wenda nabyo turaza kukomerezaho, ariko nyine raporo zirasohoka, kari umwicanyi ruharwa. Ejo bundi twahoze tubivugaho, ni gute wafata inama igiye kwiga ku bibazo by'umutekano y'abajenerali, abayobozi b'ingabo, ukajya kuyikorera mu gihugu kiri kwirirwa gitema abantu imitwe, noneho ukajyanayo babajenerali ngo niho bagiye kwigira ibibazo by'umutekano w'akarere. Urabyumva ukuntu ari ikibazo kigoye cyane kugira ngo umuntu abyumve. Yes, urakoze cyane. Icyo ni kimwe mu byo bashingiyeho, nanjye nari nshyizeho agakirigeshwa. Ikindi kintu bashingiyeho bavuga ni uko ari urwego rumara bije y'igihugu nta mpamvu, nta nyungu. Bavuze ijambo ribakoresha budgetivore, ni ukuvuga ngo rurya, rwangiza, rupfusha ubusa ingengo y'igihugu. Ibi bintu urabyemera nawe? Komisiyo y'amatora ipfusha ubusa ingengo y'igihugu cyangwa ifite akamaro? None se ahubwo ikibazo ni iki? Ikibazo umuntu yakwibaza, komisiyo y'amatora niyo ishyiraho perezida. Komisiyo y'amatora se niyo ishyiraho abantu baba bagomba gutorwa muri icyo gihugu, kuko komisiyo z'amatora mu bihugu bitandukanye hari abantu zifite uburenganzira, zivuga ziti wenda tuzakoresha amatora ku nzego z'ibanze cyangwa se kugera kuri uru rwego kuko hari abashyirwaho. None se komisiyo z'amatora nizo zishyiraho abo bantu, cyangwa se abo bantu baba barateguwe zo zikajya hariya kugira ngo zibe ikintu kinyuzwamo ibyemezo byafashwe n'abandi bantu? Ni ugusezagura nyine umutungo w'igihugu. None se zitariho ubundi abo bantu ubanuma ntabahari bose? Ni ukuvuga ngo bo babaye abanyakuri, ariko bazi n'impamvu. Nyuma y'ibyo bavuze bazi icyo bari guhindura. Ni ukuvuga ngo icyo bari guhindura ni revolution ikomeye yo kwikiza, nk'uko babivuze, ibisigisigi byose, imitego yose, imyenge yose, inzira zose Mpatsibihugu anyuramo kugira ngo adukoronize. Mu bintu bikomeye rero, twebwe banyarwandakazi, abazarendo, ntabwo turwanya demokarasi. Mutwumve, demokarasi, icyo bita demokarasi mu mvugo y'ikigereki, demos karatein, ubutegetsi bw'abaturage. Twebwe dushingiye ku butegetsi bwa rubanda nyine, ntabwo dushingiye ku butegetsi bwa cyami, sibyo? Ariko ntitubishaka ko bikorwa nk'uko
abanyaburayi babyifuza. Turashaka ko habaho umukuru yaba akora neza, abantu bakamubwira ati budushyigikiye kugeza igihe tuzumva tutakigushaka, ariko nawe uzatwumvire ntuzatugure. Nitwumva tubona biri kugenda nabi tuzakubwira ati byaba byiza mubyeyi uvuze uti dusigire undi. Putini agiye kuyobora imyaka irenga 20. Perezida w'Ubushinwa agiye kumara 20. Nta kibazo bafite bo kubera ko bareba inyungu z'igihugu ntibareba umuntu. Murumva ibyo rero tugomba kubitekerezaho. Nicyo kintu nanone bavuze kandi ubivuze neza. Ikindi bavuze ati komisiyo y'amatora ubundi yari imaze imyaka 20 ishyiraho abaperezida badafite icyo bimaze. None ejo bundi muri 2024 hagomba kuba amatora, ubutegetsi ngo bugasubizwa abasivile, wari kuyumuje umukoroneli, umumajo, umukapiteni yanze no kuhira indi peti, yigumiye kuba kapiteni. Yafashe icyemezo cy'uko ayiyongeye imyaka 5. None ibya komisiyo y'amatora bivuyeho, buriya hazaba ikindi kintu. Bo bari kubaka ubundi buryo bwo gutegeka ibihugu bya Afurika twambuwe n'abazungu, noneho tukabihuza rero n'umuco w'abazungu tukareba icyavamo. Turaza kubigarukaho dusoza. Nagira ngo wenda abadukurikiye banze bumve kuki hari ibihugu bya Afurika biri kunenga komisiyo z'amatora. Ni ukubera iki? Amatora ni iki kuri Afurika, ku bihugu bya Afurika, ku baperezida ba Afurika, ku baturage ba Afurika? Ese aho koko ntiwaba ari umukino abazungu badukinisha kugira ngo batugumize mu bucakara no mu mitekerereze yabo no kudushyiraho abantu tudashaka? Ese amatora y'ukuri ni ayahe muri Afurika? Ni hehe? Ariko aho rero niho tugiye kwinjira muri ya nsanganyamatsiko yacu. Ku itariki 29 z'uku kwezi nanabibaganirijeho, habaye amatora, ibya bindi twavugaga muri Tanzania, aho ishyaka CCM CCM nibagiye uko bivuga ngo ajya ni Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi. Ariko ndumva atari Chama cha Mapinduzi, si yo muri Kenya. Wani yo muri Tanzania, Chama cha Mapinduzi CCM. Ni Chama CCM cha Mapinduzi nibyo. Noneho iyo CCM imaze imyaka irenga 60 iyobora igihugu. Nk'uko bisanzwe yari ihanganye, perezida uriho wagiyeho ku 19 z'ukwa gatatu 2021 asimbuye uwo barari kumwe, perezida Magufuli wapfuye ku itariki 17 z'ukwa gatatu 2021. Urupfu rutunguranye. Yakomeje manda ye ayirangiza ejo bundi, aba ari bwo atangira nawe kwiyamamaza ati none akore manda ye yiyamamarije. Muri 2020 ubwo habaga ari amatora, muzi ko hatagiye kuvuka akavuyo, ariko Magufuli abingufura bifunga, batindura isusu ntibakunda kugira ngo bavangavanga ibintu, arabakanga biranga. Ariko icyo gihe Uburayi bwe bwahagurutse kugira ngo bivangavange, ariko ababera ibamba ahubwo ajya mu bikorwa, abaturage barishima kurusha uko bari kubabara. Byakomeje gutyo rero, bagenda bashimashima. None amatora yabaye kuri 29 yari yabanjirijwe n'imyigaragambyo, yabaye mu myigaragambyo, akurikiwe n'imyigaragambyo. Noneho yagiye ifata indi ntera yo gutwika, gusenya, kugira gute. Ari urubyiruko, niba ari urwa Tanzania, kuba Tanzania ko twari tubazi bakunda igihugu cyabo, niba ari abinjiriwe, niba ari ariko ko ari igitugu cyaba kiri muri Tanzania kugira ngo kibe abaturage bacyanze, byose tugomba kubireba tukavuga tuti ukuri ni ukuhe? Ese dufata iki? Tubafashe iki? Dufatanye iki? Bigende bite? Ndagira ngo rero nk'umwanya uyu muvandimwe Muzalendo umenyereye cya gihugu cya Tanzania, ukizi neza, uzi Tanzania, wayibayemo, uzi Igiswahili, nanjye vuga ngo w'umuswahili, ntabwo uri umuswahili ariko noneho udusobanurire mu by'ukuri
ibiri kuba hariya ni ibiki, biraganisha hehe? Ese buriya butegetsi koko abaturage barabukuraho bashyireho ubwabo abaturage, cyangwa se hari umugambi mubisha ubiri inyuma wo gusenya kiriya gihugu? Umwanya ni wowe muvandimwe, tugaha umwanya rwose sobanurira abaturage batwumva, abazarendo, tumenye uko twitwara. Urakoze. Murakoze cyane studio za Menya Impamvu TV. Iki kibazo cyo muri Tanzania ntabwo ari ikibazo gishya ku bantu bazi gahunda ihari. Gahunda ihari yamatse ibihugu idatangiye umunsi yo kwigarurira kariya karere, noneho bagaheraho bigarurira ibindi bihugu byose byo muri kariya gace ko munsi y'ubutayu bwa Sahara, bituwe cyane n'abantu b'ababantu bari mu moko atandukanye, ariko bahurira ko bose ari ababantu. Icyo bashaka rero ni ukugira ngo bahere ku byaba imbogamizi. Ubundi Tanzania yabonye ubwigenge muri 1961. Tanzania izwiho kuba yaragize uruhare mu gufasha ibindi bihugu byaharaniraga ubwigenge, za South Africa, ishyigikira ANC, ishyigikira za Frelimo zo muri Mozambique, ikagira n'uruhare rwo kwirukana umunyagitugu Idi Amin. Tanzania yacumbikiye abayobozi biriya mitwe yarwanyaga ibihugu byabo, ba Mandela babaye muri Tanzania, abayobozi ba za Frelimo babaye muri Tanzania, babaha amafaranga n'intwaro, mbese ibintu byose kugira ngo bigobotore Gashakabuhake. Gashakabuhake we yarinde Umwongereza. Tanzania yagize uruhare mu mishyikirano itandukanye yo gushaka uburyo ibihugu bibona ubwigenge. Zimbabwe, Tanzania yabigizemo uruhare rukomeye. Tuzi ko ku byacu bya vuba Tanzania yarapfuye mu minsi ishize, bavuga ko yari iturufu y'abampatse ibihugu. Hari umugabo umupasiteri witwa Mutikira yagize kubikoraho ibiganiro byinshi, muri icyo gihe nawe byarangiye bamwishe. Yishwe nande? Amakuru avuga ko yishwe n'abampatse ibihugu bakoresheje bari abantu babo bo mu karere, kubera ko yashaka kwereka Tanzania, yabivuze ibi byose avuga ati mw'abantu mwe, hari gahunda yo gushyiraho Hima Empire, abantu bose tukaba bacakara b'agatsiko runaka. Uwo mugabo pasiteri Mutikira baramwishe, bamwica azize gusa ko yatangiye kuhamasisha cyangwa se gukangura abatanzania, babwira ati muhagarare, kuko hari ubutumwa yatanze muri icyo gihe kuri za televiziyo byagombaga gutuma abantu bakanguka bakamenya ikibazo ahantu cyerekeza. Byose rero Tanzania ku by'uyu munsi mu mateka yagiye inyuramo, Tanzania ubundi ni igihugu kiri strict cyangwa se gikurikiza amategeko ku bijyanye n'abaturage bagituramo. Ntabwo ushobora kujya muri Tanzania uko wishakiye ugenda uhicare n'umunsi umwe, ntabwo bishoboka. Bakubaza ibyangombwa, baravuga ngo wowe uva he ugaturuka he. Hari ijambo bakunda gukoresha ngo we kabila gani, wowe uri iki? Niba utari wavuga wenda Hangaza, Umucaga, Munyamwezi, bitewe n'amakabila bafite hariya, Muhaya, ni ukuvuga uri umwimukira, ntushobora kugenda ngo ubihishemo ngo bikunde, keretse bo bemeye kuguhisha bakagucumbikira. Icyo ni ikintu cya mbere cyananiye ibihugu byinshi byo muri kariya gace, kuko nka za Uganda uragenda ukicara ntawe kubaza. Ndibuka n'iwacu mu Rwanda mbere intambara waraza kukwiyicarira, waba uri Umurundi cyangwa se uturutse ahandi ntawakubaza, bapfa kuba baza aho utuye muri kwa runaka. Mu Burundi sinzi naho muri iyi minsi bashobora kuba baracanye ku maso, banza udashobora kugenda ngo kuharara. Ariko Tanzania kugeza uyu munsi ntekereza ko itari yahindura imikorere yayo ku byerekeranye n'abantu baza batemewe n'amategeko, babita ngo ni uhamiyaji haramu, ukuvuga umwimukira utemewe, ngo uze winjire muri icyo gihugu wicare uko wishakiye, utangire ugire ibyo ukora, uhinge, ucuruze. Ntabwo bikunda, uko kuva hasi kugera hejuru, kubo bita ba mwenyekiti cyangwa se ba nyumba kumi, bagomba kumenya abantu bari aho ngaho. Tuje no ku bintu biri kuri uyu munsi muri Tanzania,
ntabwo ari ukuvuga ko abaturage barambiwe ubutegetsi bw'igitugu bavuga ngo ni ubwa CCM. Ntabwo ari byo, kubera ko abatanzaniya ukuntu bameze, kuri abatanzaniya abantu bafite bize ugereranyije n'abanyarwanda, abanyarwanda nabo bafite benshi. Ubwo abatanzaniya ni abantu bikundira ibintu bya business, ibintu byo gushaka amafaranga. Abashoboye kujya muri za university cyangwa se za higher school, ni ukuvuga amashuri yo hejuru y'amashuri abanza cyangwa yo hejuru ya za secondary, ntabwo ari benshi kugera ku rwego rwo kuvuga ngo igihugu kirabona ko kiri ahantu habi. Abatanzaniya ni abantu banezerewe n'ubuzima bw'icyaro rwose, kuko ugereranyije n'u Rwanda uko twari tumeze mbere, Tanzaniya yari iri hasi. Tanzaniya ni cya gihugu gifite inzu z'ibyatsi, ukagenda rwose ukabona umubare munini mu biturage zirahari. Ari naho bazubaka bubaka amatafari hasi, bakabura amabati, amatafari ahiye, hejuru bagasakaza ibyatsi, bategereje ko bazajya bagenda babona amabati wenda bagasimbuza. Ni igihugu cyishimiye ubuzima rwose bwiza bw'abaturage bo mu cyaro, nka bya bindi by'iwacu ugenda ukagera ku busantere ugasanga abantu binywera inzoga, ugasanga abantu babyina, barara amajoro bigaragura, ntacyo bibabwiye. Kuvuga rero ngo barabona ko igihugu cyabo ngo ubuyobozi ari bubi, biriya ntabwo ari byo, ahubwo ni ka kaboko kaje kakaza muri 90 kakaza mu Rwanda, agasanga abantu bakajya birirwa baririmba ngo kinani ngo navo impundu zizavuga, abantu bifitiye ibitoki byabo, bifitiye imyumbati n'ibijumba, ngo Habyarimana navo impundu zizavuga, bibera mu mazu. Nyakatsi yari yaracitse, baraza igihugu baragisenya. Bamaze kugisenya, babandi babaga mu mazu bagayaga bagiye kuba mu mashitingi. Nayo mashitingi yirwa botsa na bya byatsi byabatwikiraga bagayaga, ari nta Abanyarwanda bari bakiba mu byatsi, nayo bari banahari, ntabwo bari ibice 0.000090%. Urumva rero kuba uri umuturage, abanyapolitike bakaza bakakosha, bake cyane baguzwe, ugasenya igihugu cyawe ukajya mu myigaragambyo, ibyuka abantu birwaga biruka rwose, amakarita y'amashyaka akwirakwira mu byaro, wayireba uri umuntu w'umwana utese amakarita y'amashyaka avuze iki, ingofero tugofero duhengetse nk'utw'abasirikare n'utwaye mudero, ukibaza sirizi ibyo ni ibiki, akaza babitanga ko ntari umusirikare ngo nizishyaka, ukibaza ibyo ari byo. Naho ni abantu bamaze kugura igihugu, nyine baragishenye, bamaze kugisenya. Bwa bukene bwabo bavugaga ngo ni abakene, ubu ngubu hari aho bwikubye miliyoni utasobanukirwa. Ni benshi muri bo, baba bari hanze, baba bari mu gihugu, ubukene bwarikubye. Kubera iki? Kubera ko batasobanukiwe n'agaciro k'ubutaka. Umuntu yabaga afite ibijumba byo mu rugo, afite imboga ze zimeze, imvura yaguye, muri ubwo bukene bwe yaba yabonye utuvuta, ibyo bijumba n'imboga akarya akabaho. Ariko ubu ngubu aho tugenda hirya no hino, ntabwo ibyo bintu wabibona, kuko ntabwo imboga zimera mu kirere, zigomba kumera ku butaka. Niba nta butaka ufite, izo mboga uzazikura he? Uzajya mu isoko nugeraho ntibakubwira amafaranga yazo, wifate ku maso. Ni ikibazo gikomeye. Nibyo rero biri kuhara muri Tanzania, kubera ko Tanzania ni igihugu cyakomeje guhagarara nk'ibendera ry'amahoro mu karere, rirwanirira ibindi bihugu bibifasha. Tuzi ko tutashatse kuba mu Burundi, yari yarangiye. Tanzania ibigiramo uruhare, ntuzasubiraho. Ibyo bintu birya abanyaburayi. Kugeza uyu munsi Tanzania yarabakerereje, kuko bagombye kuba barafashe kariya karere kera, bari kuza kubakira abakene bari muri Tanzania badafite amazu ari benshi. Icyo rero abantu bagombye kukimenya, ahubwo nk'uko nyine abazarendo bagomba gusobanukirwa ko nta muzungu n'umwe ufitiye impuhwe na ntoya. Ubushize twabonye muri cya gihe dukora ikiganiro kirebana n'amadini, uriya Leopold yababwiye ati mugende abo bantu rwose ntimuzatume bakira. Rwose umuntu utemera ko wakira, urumva izindi mpuhwe yakugirira ari izi, utemera ko watunga amafaranga, ahubwo akajya kubeshya ngo nutunga amafaranga ngo ntuzajya mu ijuru. Ubwo noneho wakuvuga umuntu ahindukiye ngo aje kugufasha ngo kwigobotora ubutegetsi bugukandamiza,
uhita umenya icyo ashaka. Nta kindi bashaka, barashaka kontorore y'ubutaka bwa Tanzania, bayivuruge, bayishwanyaguze nk'uko bashwanyaguje Libya, noneho Tanzania ihinduke icyanzu banyuriramo binjira muri biriya bihugu byose byo muri Afurika yo hepfo, za Mozambique, za Malawi, bakomeze bamanuke Afurika yose bayishyiremo ubuyobozi butariho. Bazajya babwira bati ni muce iburyo, bace iburyo, munyure ibumoso, nimwicare hasi, bicare hasi, nimuhagarare, bahagarare, nk'uko bimeze mu Rwanda. Mu Rwanda nta muntu ushobora kuvuga ngo hari ijambo rize, ujya kubaza ikibazo kinumvikana bakakubwira bati genda, nta gisubizo gihari. None niba nta gisubizo gihari, wagomba kugitanga, haba hasigaye iki? Ni ukuvuga ntabwo uba ucyemewe aho hantu, kuko udahawe igisubizo aho hantu nta burenganzira uba ukihafite. Nibyo rero abantu ba Tanzania bari kurwana nabyo, kandi bakabirwana nabyo bibwira ko ngo bashaka kwimika ngo demokarasi batazi icyo isobanura, demokarasi batazi abayizanye icyo bashaka, noneho bakaba bashaka kubisimbuza bwa butegetsi bwabo bwo gukorera hamwe mu miryango yabo, mu ngwane zabo, ngo bazamure igihugu cyabo, na leta mu bushobozi ifite ikagenda ibafasha. Kuko nta gihugu cya Afurika na kimwe gifite ibibazo gishobora kurangirizwa na ba mpatsibihugu. Niyo mpamvu twashima Traoré biriya yakoze, kuko nta na rimwe ushobora gushyirwaho ubutegetsi na ba mpatsibihugu ngo uvuge ngo ubwo butegetsi buzaza burengera abaturage, buzakorera ababushyizeho. Ngiye imyaka 40 y'aba Paul Biya, ngiye 40 y'aba Museveni, ngiye imyaka bakorera abandi, abaturage n'abakene. Tanzania rero ni ikibazo gikomeye, kubera ko abaturage bayo abari gukora imyigaragambyo n'ikindi kintu gitangaje, biragaragara ko atari abatanzania. Abantu bari korokesitiri y'imyigaragambyo cyangwa bari kwitegura. Uri kunyumva? Wenda turi kuganira kugira ngo wenda utarambirwa, nagira ngo nkubaze wenda kuri tera ubu bihagaze bite? Noneho wa mugani hari ni ukuvuga ngo abantu badukurikiye babyumve neza, ubu bihagaze bite koko imyigaragambyo, biri ku ruhe rwego? Kuko impamvu mbikubajije no kubera iki, urabona ngiye ndakurikira cyane, ni bande bari kuvuga ibi bintu? Ni amaradiyo mpuzamahanga, ni ibinyamakuru byo mu Rwanda, cyangwa se ibishyigikiye u Rwanda? Ntawe bari kubishyushya cyane, bakabirije ko byacitse, ko byameze. Naho nabonye ngo perezida ngo amaze guhungishwa, hari kajugujugu berekanye, kuko hari igihe tuba turi ku magurupe y'ibifobagane y'inkotanyi, ngo amagurupe atandukanye ukaba wageraho ukareba uko bavuga. None hari n'umuntu umbajije ikindi kibazo, nagira ngo ubihurize hamwe. Hari umuntu umbajije ikibazo ati komera muvandimwe kandi inshuti nkunda, reka ngusabe ugire icyo unyunganiraho ku gitekerezo, ibi bitekerezo ko mbona hari chaîne YouTube za bene wacu zishimiye ko muri Tanzania bicika, bishimiye ko ubutegetsi buriho bwa Chama cha Mapinduzi CCM bugiye kuvaho. Ese ishyaka rishaka kujya ku butegetsi, niba muri abantu bari kurwanya ubutegetsi rishaka kujya ku butegetsi, mubona ryatugirira akamaro cyangwa mubona ryakorana n'inkotanyi? Ko nge nzi ko buriya butegetsi buriho bufasha Burundi, ndetse buri no kuri Kisekedi, nubwo abatanzaniya kamere yabo umuntu kumenya icyo batekereza bitoroshye. najyaga mpanyura mu murwa mukuru wabo, ndabazimo gake. Nyunganira, numvise ikiganiro ari kuvuga ngo cyumvise ngo ku isi n'ijuru, ngo bari kuvuga ngo bishimiye ko abaturage bagiye kwisubiza ubutegetsi. Ese ririya shyaka ririho si irya rubanda nyamwinshi, nubwo rimazeho igihe kirekire? Nyunganira, nzi ko ukurikira kandi nawe ako karere urakamenyereye. Ni ikibazo umuntu abajije, ntabwo wenda turi gukora ikiganiro tugiye kiratangazwa nyuma, ntabwo azi ko turi no kugikora, ariko iki kibazo nagira ngo tukiganire, kuko wenda avuze urugero rumwe ari kumva ikiganiro, ntabwo ari ibanga, icyo kiganiro kiri kuba cyangwa cyabaye simbizi, ariko hari n'abandi bavuga bati, hari n'umumarawi twaganire kare arambwira ati ati igitugu, uriya mudamu yari umunyagitugu. Urumva, kubera ko babyumvise i Burayi, bumvise i Burayi bavuga ngo hari igitugu,
bagahita babimira. Ese igitugu kiruta icya ko batari bumva bavuga ko Museveni afite igitugu, ko batari bumva bavuga Kagame ko afite igitugu, uretse iyo dusakuje bagapfa kwiyerurutsa, ko batari batubwira ko Cameroon Paul Biya afite igitugu, ko bataratubwira ni henshi muri Afurika ko bafite igitugu, ko bataratubwira ko Putin afite igitugu, ko bataratubwira ko Xi Jinping afite igitugu. None Tanzania uriya mugore umaze imyaka 3 igiye kuba 4 ngo afite igitugu. Ubwo nagira ngo wenda ubihuze aba bantu bacu donc bitwa ko ari abanyarwanda cyangwa impunzi cyangwa se abanyagihugu cyangwa se abantu bo mu karere bafite iyo lecture yo kuvuga ngo abaturage ngo bahagurutse ngo bari kwisubiza ubutegetsi, wababwira iki? Murakoze muri studio za Menya Impamvu TV. Ku banyarwanda benshi n'abarundi babaye muri Tanzania, cyane kavuga ku abanyarwanda bigeze kwirukanwa bahabwa inkotanyi aho Museveni, ibyo birazwi bakomeza. Noneho rero ku byerekeranye na politike cyangwa se na geopolitike y'isi uko ihagaze uyu munsi, tureba intambara ziri hariya, Tanzania ntabwo ari ikibazo gikomeye ku birebana no kuvuga ngo hari politike y'igitugu, ahubwo ni ikibazo gikomeye ku birebana n'uko irinda igihugu ngo kidasandara. Ni ukuvuga yanze guha igihugu bampatse ibihugu, yanze kwemera bampatse ibihugu ko binjira mu gihugu ngo babone uburyo bigarura akarere kose, noneho bakomeze n'iyindi migambi yabo. Kubera ko leta turebye ukuntu ibintu bimeze, Tanzania idahari intambara ya Kongo yaba yoroshye cyane. Impamvu yaba yoroshye ni uko Burundi butaba bugishoboye kuba bwahagarara nk'uko buhagaze uyu munsi, kubera ko Burundi ingufu zituma buhagarara ni uko buvuga buti nta muntu uzadutera ahangaha, kuko niba dutera tuzi ko abo bakwita ko ari nka se cyangwa se umukuru wabo ahagaze hariya, ariyo Tanzania. Mu gihe Tanzania yari idahari, ibi bishwamwinyo kwinjira bifata Kongo n'u Burundi ni nk'umunsi umwe wonyine, kandi ibyo ngibyo ni pura y'abampatse ibihugu. Wakwishimira ko Tanzania isenyuka ikabura ubuyobozi buri strict bushyira abaturage hamwe bukabafata ku ngufu zishoboka kugira ngo be gushwanyuka bashwanyujwe n'aba banyapolitiki baba baraguzwe, kuko bari abantu bayoboye iriya myigaragambyo baraguzwe. Harimo noneho n'abanyamahanga bamaze koherezwayo, babaje uti bimeze bite, batari abatanzania. Amakuru avuga ko hari abanyakenya benshi bari koherezwayo, abandi bakarasirwa ku mipaka bashaka kwinjira muri Tanzania. None se umuntu yakwibaza ni gute Kenya ishobora kuba ibabajwe n'igitugu kiri muri Tanzania kandi ifite igitugu se w'ibitugu uriya Kasongo uri hariya? Icyo kintu ntiwakibaza. Hari n'andi makuru avuga ko hari abandi bantu binjijweyo mbere aribo bari kuyobora imyigaragambyo bari ahantu runaka bihishe. Akaba niyo mpamvu Tanzania yagombye gukurikirana ibyo bintu igafata abarideri b'imyigaragambyo kuko barahari. Ntabwo ari ukuvuga ngo bari abaturage bari kubyuka ngo bafate urugendo ngo tugiye. Haba hari abantu baberekeza ahantu bagiye. Ni ikibazo rero gikomeye ariko kiganisha ugusenyuka kwa Afurika neza wa mugambi wabo bakawugeraho. Kuko niba baramuka bafashe Tanzania cyangwa bakayisenya bakayishyiramo ubuyobozi bumeze nk'uburi muri Libya, byanze bikunze Tanzania yabaye umuhanda nyabagendwa, umuntu wese yinyuriramo, yaba umujura yaba iki, aba bamafiya bose, ni ahantu heza ho kuza gukorera kugira ngo basenye biriya bihugu bizaba bisigaye kugeza iyo ngyo za South Africa. Wa mugambi wabo bazaba bawugezeho. Tanzania ikaba yari ikeneye gushyigikirwa cyane cyane n'ibihugu byo mu karere muri iyi myigaragambyo, kuko nta kindi kintu cyarangiza iyi myigaragambyo ni uko bagomba gucrackinga down aba bantu bigaragambya bahereye ku barideri babo aho bari. Abaturage bo ni ibintu byoroshye kuko imyigaragambyo bimeze nka bya bindi batanu bo muri jenoside. Wajya kubona ukabona abantu
ibihumbi bingahe barapfuye, ukibaza uwo muntu utemagura abo bantu izo mbaraga zikura he ukahabura. Ariko ari ibintu byateguwe, abantu bahawe imyitozo bakayiherezwa mu bihugu bimwe byahariya mu karere biri muri uyu mugambi, barangiza bakabohereza aho bagomba gukora ibyo bagomba gukora. Nibyo birobozi uri kubona bari kumenagura ibintu nk'abiyahura. Nta muntu ufite umutima wo kuvuga ngo ari gukora revolution, ugomba gukora revolution asenya. Revolution urayikora ugakura ubwo butegetsi, ariko ukayikora uvuga uti ibi bintu ubutegetsi bwubatse ni ingufu zacu tuzabikoresha. Ariko nubona umuntu usenya, ako inkotanyi zaje zitera amabombe zigasenya amazu yose, ukabona umuhanda wose amazu yari ariho arenga 40 yashyize hasi, wabwo se ngo yongere revolution? No, baba bahawe briefing bati mugomba gusenya ikintu cyose muraza kubona ahantu runaka. Ni ikibazo rero gikomeye. Ariko ku rundi ruhande abo bantu bavuga bati twishimiye ko Tanzania yagira ibibazo, baribeshya. Kuko hari igihe umuntu yaguhemukira bitewe na situation yari arimo, ariko atari urwango afite muri we. Kuko biriya bintu abatanzaniya bakoreye abanyarwanda ntabwo ari gahunda yawe kuvuga ngo ntabwo, ni ukuvuga byari byaturutse mu buyobozi. Ubuyobozi rero bwatanze amategeko arubahirizwa, ko barakubiswe, barambuwe, bagendeshwa ibirometero n'ibirometero, nta mazi ntaki, ariko uko byari bimeze nuko byagombaga kugenda. Ariko uyu munsi wakwishimira ko Tanzania isenyuka, akarere k'ibiyaga bigari abantu bakibagirwe, n'abibwira ko bashobora kugira aho bahera ngo bagire ibyo bahindura Tanzania itagihagaze. Ntabwo nzi ko bishoboka. Ndumva aricyo nakongeraho. Urakoze cyane muvandimwe, kuko iki kiganiro mpamvu ari na ngombwa ko tukivugaho nuko gusoma ibiba ntabwo byorohera uwo ari we wese, kuko hari umuntu wita wirukira ku biri kuba ntamenye impamvu. Kandi twebwe shene yacu ni ukumenya impamvu kuki ibi biri kuba, ntabwo gusa ari ukubibona ngo ube nyiragiyo bijya. Ariko nanone attention, hari abantu bafite ubwenge bashobora gukoresha abandi amapenaliti, kuko hari igihe nk'uko bivuze hari umuntu ushobora kuba yumva yihimura kuri Tanzania, ya politike ya politike yikira, nayita politike yo kwibasira umuntu kurusha uko yaba politike yo iganisha ku cyerekezo kigari cya rubanda cy'inyungu rusange. Tanzania ntabwo yirukanye abantu muri 96 gusa. Muribuka ku bwa Kikwete? Buriya rero ku bwa Kikwete nanone yirukanye abantu benshi barimo n'intasi, abenshi bari intasi. Ntabwo bitangaje ko uwirukanywe icyo gihe ashobora no kurakara, yabona ibiri kuba nawe akabivuga nabi uko ashaka. Nuvawe ni urugero wenda ntanze, bishatse kuvuga ko abanyarwandakazi, abarundikazi, nababwiye ko ari no mu maraka, kandi amatora agiye kuba cyangwa ari hafi kuba. Uzarebe ko ari ibinyamakuru bikomanta, nta na kimwe, nta gitugu gihaba, Bobo Wine nta kubitwa, nta buzwa uburyo, oya, nta kibazo gihari. Ariko Kenya, Tanzania kubera ko bayishaka byabaye ibindi. Muri make nanjye wenda nunze mu ryawe, ntabwo Tanzania ari paradizo. Ishyaka rimaze igihe ku butegetsi ntiribura ibibi ryakoze, cyane ko burya abantu, nubwo ishyaka riri ku butegetsi icyo dushimira CCM, ntabwo hayobora umuntu umwe, ni system, ariko abantu barahindagurika. Nta n'igihe bamara ku butegetsi, ahubwo kandi bafite abategetsi babo banisazira bari ku butegetsi. Uwo twavuga mu buryo budasanzwe n'uyu nguyu Kikwete, Morisho Kikwete arahari, n'abandi bagiye bisazira nta kibazo bafite. Uyu niwe bakubiranye baramwica kubera amarere yari afite, kubera ko wenda Tanzania aho ibiri hatandukanye n'aho irubu. None icya kabiri, barashaka gukora kuri psychology cyangwa ku myumvire mike y'Abatanzania, bati muyobowe n'umugore, umugore ni umunyagitugu, ntazi kuyobora, nimukubiranye, muteze akavuyo, mumukureho, mushyireho uwo mushaka. Kubera ko rimwe na rimwe tujye tubwizanya ukuri, hari igihe abantu baba bashaka gusuzugura abantu ngo ni abagore n'iki, kandi n'abagore barashoboye kandi bagiye babyerekana. Muri Namibia umugore uhayobora ubu yapfukamishije abazungu ku buryo batangiye kumwingingira visa.
kandi we yaravuze ati viza noneho muzayamuza ari uko mwishyuye. Mu yandi magambo barashoboye, ariko bashobora kubyuriraho kugira ngo bateze akavuyo nanone muri Tanzania. Nagira ngo wenda mu buryo bwagutse aka kavuyo kari kubera muri Tanzania, wenda uraza kunyunganira, uko kavugwa siko kari, kuko dufiteyo abantu, Tanzania dufiteyo abantu, ntabwo ariko kari, barakabiriza. Icyo ni icya mbere rwose, bari gukabiriza ku rwego rwa 80%. ibiri kuba ni 20%, 20%, bakabivuga ku kigero cya 80%. Sasa icya kabiri, nk'uko babivuze, abaturage ba Tanzania sibo bantu bapyinagajwe, bishwe urupfu rubi kurusha abaturage ba Kenya, kurusha abaturage ba Kenya, kurusha abaturage b'u Rwanda, kurusha abaturage ba Uganda, ku buryo aribo basakuza, cyane cyane ko ubu igihugu cya kiri gutera imbere, gifite intuze za imihanda, gifite gari ya moshi, gifite ubuvuzi. Igihugu kiri kugenda kizamuka mu rwego rw'iterambere, kiri mu bihugu 10 bya Afurika biri gutera imbere. Icya gatatu, Tanzania yari veru ni ukuvuga ngo ni urufunguzo kuri Amerika. Nubwo Tanzania hari uburyo yari itangiye gushimashima Amerika yari itangiye gushimashima Tanzania ngo bakorane, ariko Tanzania yari inzitizi ikomeye yo kugera ku mugambi wamatse ibihugu wo kwigarura ubutaka bwo mu biyaga bigari, muri wa mugambi mubisha wo kwita Empire Hima Tutsi. Ibyo ni ihame, wabyemera utabyemera, ibyo ça a été prouvé. Hari amadokima menshi cyane abivuga, kandi abivuga benshi barabizize. Twebwe nuko twe turinzwe n'Imana, abazarendo barindwa n'Imana, ariko benshi barabizize, barimo n'uriya Mutikira wavugaga, Pasiteri Mutikira, n'abandi benshi barabizize. Tanzania rero ni parrain w'u Burundi. Tanzania donc ifite uruhare rukomeye muri kara karere, kuko cyari igihugu stable kitarangwamo n'akajagari. Kuba rero bashoboye kuyinjirira, hari ibintu twagaya ku butegetsi bwa Tanzania, bwarabwiwe igihe kirekire. Ibintu biri kuba byaravuzwe ntabwo ari ibintu bishyashya bitunguranye, ahubwo nuko bagize ibintu byo kujenjeka, bajenjekera ikibazo, noneho batangiye kurwara n'ingaruka, kandi baragomba kugikumira mbere. Tanzania yagize uruhare mu ihinduka ry'ibihugu by'ubutegetsi mu bihugu byinshi by'akarere, cyangwa se abaturage bashaka kwigobotora gashaka buhake. Putin yageze Tanzania, Putin yageze Zimbabwe, agera muri Tanzania. Tanzania yabaye icyicaro cya revolution yo kurwanya apartheid, yo kurwanya abazungu muri Rhodesia zombi. Rhodesia mwibuka ko yabaye Zimbabwe na Zambia, yose yari Rhodesia. Ibyo byose bikaba byatuma Tanzania yari iri mu mujinya w'amatsi ibihugu. Kuba rero mwabonye umuryango w'i Burayi wihutiye kugaya, gutesha agaciro amatora, si uko ari uko amatora yabayeho nabi, kuko nta matora aba mu Rwanda ariko barayashima. Mwagiye mukora iyo comparaison nibura. Nta matora aba mu Rwanda ariko barayashima, nta matora aba mu Buganda ariko barayashima. Amatora yo muri Kongo barayagaye kandi yarabaye meza. None kuba rero bayagaye, ni uko ari umugambi mubisha wabo, kandi babona kuwushyira mu bikorwa biri kubagora. Njyewe ndagira ngo ku bwanjye, mon frère, n'abandi badukurikira n'abazadukurikira, njyewe ibi bintu ndagira ngo mbwire rubanda, abazarendo badukurikiye, abari kubigerageza ntacyo bizageraho. Tanzania ni igihugu kihagazeho, cyakora bateje akavuyo, berekanye ko akavuyo gashoboka kubera nyine kurangara k'ubutegetsi, ariko ibi ntacyo bizageraho. Ngewe ni Burundi 2015 bitangiye, nari nkiri mu Rwanda, nabwiye njye naratinyutse mbwira abantu twagendaga mu tagisi, mu basi ry'i Kigali. Icyo gihe nari nateze basi za Virunga mvuye mu Ruhengeri ngiye, ndavuga nti twe tubyumvise avuga ngo mu kudetirarase muri Tanzania, nako mu Burundi.
nabwiye nti ibintu bibaye mu Burundi biba bipfuye, nta kintu bizageraho. Bamwe bari intore zari kwishima ngo yo ubutegetsi burahindutse, we ngo turishimye, ndawe ntacyo muzageraho. Njye nababwiye pe, kandi n'ubu ntacyo bagezeho, nubwo bagezeho bakakurikirana. Reka wenda mbereke imyigaragambyo imwe twagiye tubona, nta nubwo abigaragambya bipfutse ibitambaro mu maso, bambaye masike kugira ngo batagaragara. Mwumvise abanyakenya ngo baje ngo gufasha bene wabo bari kwigaragambya. Baje, ninde wigeze wumva abaturage b'ikiri gihugu baza gufasha b'icyo gihugu kwigaragambya? Icyo kintu wacyumvise ute? nk'uko nyine nari maze kubivuga, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikibazo cy'abaturage ba Tanzania, kuko njye nk'uko mbibona iriya ntabwo ari imyigaragambyo, iriya ni intambara. Tanzania rero ntabwo yagombye kureba biriya bintu nk'imyigaragambyo, kuko niba ubona ibintu birimo abanyamahanga bikaba bibashishikaje, wakwibaza uti ese umuntu urusha nyina w'umwana imbabazi biba bishaka kuvuga iki? Abashaka kumurya? Abanyakenya barahangayitse kurusha Abatanzania, ariko wakwibaza ukuntu baza kuza gukuraho ubutegetsi bwa Tanzania basize ubwabo, bamaze kudikorifayinga, bamaze kwambura ubushobozi bwose, bavuga bati bwose wowe Ruto nta na kimwe, ariko no bagahindukira bakaza gukuraho ubutegetsi bwo mu kindi gihugu. Ibyo byerekana iki? Byerekana ko ni ibintu byateguwe. Bitazanatangaza muri iyi minsi hari n'abantu bashobora kwinjira muri Tanzania cyangwa bakaba banariyo bafite gahunda yo gutangizayo intambara. Gusa nyine nk'uko mwari mubivuze, Tanzania ubyerekeranye n'umutekano, abapolisi n'abasirikare nibakomeza kuba abazarendo bagakunda igihugu cyabo nk'uko umuntu abazi, kuko we aho guhura n'umupolisi wa Tanzania rwose wahura n'intare, ni abagome. Urumva rero niba kuko bazakomeza kuba abazarendo bakajya no mu baturage bo hasi, bafite abaturage bo hasi bacunga umutekano mu bice byabo bita abasungusungu, baba bambaye amababa, bafite n'impiri n'iki byose. Ni ukuvuga ngo aho guhura n'intare, aho guhura n'abo bantu wahura n'intare. Ikibazo gihari niba koko bakiri abazarendo, bari abantu bakunda igihugu cyabo, kuko bakorera muri ya gahunda yo kuvuga ngo turashaka ko nta muntu utuvuruga, ntabwo Tanzania bazayishobora. Ariko nihazamo ruswa cyangwa se manipulation politike zishobora kugenda zikagera mu basirikare n'abapolisi, ho bashobora kubigeraho, kuko abapolisi n'abasirikare iyo bafashe uruhande mu myigaragambyo, ikibazo kiba cyabaye ikindi. Ariko nibahagarara ku gihugu cyabo bakavuga bati politike y'igihugu cyacu ko yubatse, ibibazo bikirimo, ntabwo dushaka outsiders, abantu baza baturutse hanze bakaza kwinjiramo ngo bari kudufasha, nta kaboko nagira ngo reba abigaragambya gashobora gukemura ibibazo byo mu muryango. Niba ubikurikiye ureba abigaragambya bambaye ibintu mu maso, ntabwo bashaka kwigaragaza. Kubera iki? Nahoze mbireba, ni nka bya bindi uribuka ya myigaragambyo yo muri Mozambique. Ntabwo uzi ko habaga harimo inkotanyi ziri kurasa abantu, ariko nazo zikaba zakoze nk'ibyo. donc muri make wowe ku bwawe uravuga uti Tanzania yatewe. Ni intambara. Niyo mpamvu ibintu nka biriya batagomba kubijejekera, bagomba gukoresha ingufu za gisirikare, kuko umunyamahanga uza mu gihugu akaza arwana, akaza atwika, cyangwa se n'umunyagihugu ushobora guhaguruka akajya mu myigaragambyo arwanya atwika, ni ukuvuga abashinzwe umutekano bagomba kurinda umutungo w'abaturage, kuko ubundi nicyo igisirikare kimaze, nicyo gipolisi kimaze, ni ukurinda abaturage n'umutungo wabo. Iyo rero byamaze kugeraho abantu batwika bakagira bate, icyo gihe hakoreshwa ingufu zishoboka, kuko iba ari fight, ntabwo biba bikiri demonstration. Niba abantu bari muri fight rero bakaba bari kurwana, bari muri war, ntawe uvuga ngo kuki bandashe, ngo kuki ngo umuntu bamurashe akaguru, kuki umuntu bamurashe mu mutwe. Ni umuntu wagiye ku rugamba.
kuko imyigaragambyo iba mu mahoro. Ntabwo imyigaragambyo iyo yagiyemo violence, iyo yagiyemo gukoresha ingufu, kumenagura, gutwika, kwica, ingufu za leta nazo zihindura uburyo bwo gukora. Abantu bararaswa, abantu bakicwa, abantu bagafatwa, bagafungwa, bagakubitwa, bakavunagurwa, imyigaragambyo igahagarara. rwose nibyo nikomeza. Urumva rero narindi gushaka video aho umukuru w'ingabo za Tanzania yari kugabisha abwira abantu ati ibintu murimo mu bireke. Nibyo nagira ngo ndebe wenda nako tukabumvishe mbere yuko dusoza. Wakomeza. Tanzania ntigomba kujenjeka ukurikije ukuntu ikibazo kimeze. Ntabwo kira kibazo iyo kiza ko hari cy'abatanzania nta nubwo cyari kugera, nta n'ibintu biba byamenaguye, kuko bari abantu bakora biriya bintu ntabwo ari abatanzania. Nta mutanzania ushobora gufata icyemezo cyo kuza ngo ajye gutwika ngo amamodoka ngo ajye kugira gute. Bariya abantu ni abantu baza bagasunika abatanzania, nka kwa kundi inkotanyi zazaga zikereka abantu ko abantu batema abandi, zikaza zigatema abantu zabararika abandi nabo bati kuko ibintu birashoboka. Niyo mpamvu rero abatanzania, leta ya Tanzania yagombye gufata ibyemezo igashaka abarideri biriya myigaragambyo ahantu bari, kuko barahari. Bashobora kuba bamwe bari mu gihugu cyangwa n'abandi bari hanze, ariko bamaze kubafata ntabwo iriya myigaragambyo yakomeza. Cyangwa se nibaza kuri abajya gutwika no kumenagura bakarasamo abantu 2 cyangwa 3, ntabwo imyigaragambyo ikomeza. Kuko iriya myigaragambyo ntabwo ari imyigaragambyo y'abatanzania, ahubwo ni igitero cyanyuze mu myigaragambyo cyo gusenya igihugu, kugira ngo igihugu nyine kibe kawo. Nikimara kuba kawo bati dore ntabwo bishobotse, bati tugiye kuzana ingabo zo gutabara nka bimwe bashaka kuzana i Burundi, bati cyangwa se nimugire transition, amatora yapfuye, mushyireho ubutegetsi bumeze gutya. Bashaka aho binjirira kugira ngo bahindure systeme y'imiyoborere y'igihugu, kugira ngo ubundi ukuntu igihugu bakinjiramo bagisenye. Niyo mpamvu rero Tanzania ntekereza ko nabo barabizi kandi barabibona. Nose bo bari kurasa abanyakenya bari kwinjira ku mipaka bashaka kwinjira. Nose wabona umunyamahanga ashaka kuza mu gihugu cye gusenya, ibyo bintu ukaba kigita imyigaragambyo cyangwa se ni invasion bagize politize. Abantu batewe ariko babinyuza muri politike ijyanye n'amatora ariko mu gihugu. Narinde gushaka iyo video y'umukuru wa polisi w'igisirikare wagabishije, ndumva wayibonye. Birinjira muri iyo ntuze wavugaga ko Tanzania yamaze kumenya ko yatewe. Guterwa rero si ngombwa ko abantu binjira bafite amasasu, bashobora no gutangiza intambara mu buryo bw'akajagari, hakaza imbaraga zita zirwana utabyiteguye. Ubwo nabwo ni uburyo bwo gutangiza intambara abantu bagomba kwitondera. Tukaba rero tuvuga tuti twebwe uko tubibona, uko dukurikira amakuru renseignement dufite, yaba rwego rwa geopolitique yaba mu rwego rw'ubuzarendo, nuko bimeze. Twebwe ntabwo tubona ko ari abaturage bari guharanira uburenganzira bwabo, ahubwo turabona ko Tanzania yatewe, kandi hashize imyaka irenga 2 bivugwa. Noneho wowe muvandimwe muzarendo, waha ubuhe butumwa abazarendo ba Tanzania? Washaka ubugire amagambo 3 uvuga mu Giswahili, nubwo wenda abadukurikira benshi batacyumva. Abatanzania urashaka utegure ujumbe wenda uze kubuzana mwohereza abatanzania babukwirakwize. Ndaza kubukora wenda nyuma. Noneho tubwire abatanzania ko bagomba kumera magabo, tubwire abarundi ko bagomba kumera magabo, ariko hava intambara turahazi. Twibaze tuti ko hava intambara tuhazi, ko hatangiye no gushamika, ukiguru wagikuraho iyo zo ntambara zahita zihagarara. Wenda ndagira ngo wenda dusoza utanga ubutumwa uko kiganiro kimaze kuba kirekire kirengeje isaha n'ikindi, ariko byari bikwiye ko tugira icyo tuvuga gifatika. Murakoze muri studio za Menya Impamvu TV. Kabla hatujatoka kwenye studio au kwenye kipindi hiki, tunapoongelea kuhusu maandamano kule Tanzania, ujumbe kwa wazalendo ni kujua ya kwamba hakuna machafuko yoyote yale yanayoweza kujitokeza ndani ya nchi kwa kiwango kile cha kubomoa
majumba ya kuchoma magari bila mkono wa nje. Yale sio maandamano, ile ni vita. Maana yake kuna watu wameandaa kile kitu kwa muda mrefu na wakapata fursa kwa hiki kipindi cha uchaguzi ili waonyeshe kwamba Tanzania haitawaliki. Maana yake ni nchi ambayo inaongozwa kwa kidikteta, na wakawa wanataka nchi ya Tanzania ingie kwa machafuko ili waweke utawala ambao watapitia ili waweze kuchukua ardhi ya nchi za Afrika ya Wabantu. Ili tuliongelea muda mrefu, lengo la wazungu ni kuchukua nchi za Afrika ya Wabantu kupitia kwenye kabila chache walizoweka au wanazotaka kuweka kwenye uongozi nchini Afrika. Kwa hiyo kwa Watanzania muwe makini. Mnaona yale maandamano anaongozwa na watu wa nje. Unaona watu wanatoka Kenya wanaingia Tanzania, eti wanakuja kuwasaidia. Kule Kenya wana utawala wa kibavu wa yule Ruto, lakini wanamwacha pale, wanakuja kusaidia Tanzania, eti Tanzania ina utawala wa kidikteta. Kwa hiyo msiwaone kama ni huruma wanaoonea wa Tanzania. Maana yake wako kwenye mpango fulani wa kuja kuichafua nchi yenu. Kwa vyombo vya ulinzi vya Tanzania, msichelewe kusimamisha haya maandamano. Mtumie nguvu zinazowezekana, kwa kuwa hii sio maandamano, ni vita. Kwa vita hakuna huruma, hakuna haki za binadamu, hakuna kutetea yule mtu muovu ambaye anakuja kuvuruga usalama wa nchi. Kama sio hivyo, Tanzania itasambaratika na haitakuwa tena. Dusoza rero twabashimira muri studio za Impamvu TV kubera ko uyu mwanya turawufashe kugira ngo dukore iki kiganiro. Twavuga ko ari nka exclusive ku ntambara cyangwa se kuri zira ngorane zinjiye muri Tanzania. Twita intambara kuko ntabwo ari imyigaragambyo. N'abantu bose bari gukora ibiganiro bagombye gutekereza kuri iki kintu. Ntabwo iri ari imyigaragambyo igamije kuzanira amahoro abatanzania, ahubwo ni imyigaragambyo igamije gusenya akarere kose. Nuba rero ari cyo twasorezaho, dusabaza rundo bose gukurikirana, kuko ntabwo biraba hariya gusa, n'ahandi bishobora kwerekeza hose. Bajye bamenya bati akaboko kampata ibihugu katugezemo, bamenye uko bahagarara. Urakoze cyane muvandimwe. Ni gutyo bimeze, kandi nta kundi biragenda uretse ko abazarendo bagomba guhaguruka. Intambara iri kwaguka, ariko ni intambara ya nyuma. Iyi ni ikarita ya nyuma ya mpatsi ibihugu. Baramutse bayitsinze, ubwo baraba bageze ku cyo bashaka, turabingaruzwa muheto. Kuko Tanzania ifashwe, Uburundi bizabugora kwihagararaho, kuko burya byabagora, kuko baba babanigiye hagati. Kandi Tanzania niyo yasaga naho ari icyanzu cyiza, cyangwa umuryango, cyangwa icyo nakwita se nabyita gukira, nakita nk'igihaha, uruhumekero rw'Uburundi. Noneho na ya bloke twita BRICS nayo kaba yari ifite uburyo ibikurikirana. Reka wenda nabuze message ya ukuriye wasiolitakia mema. Muombe Kiswahili, muombe. Ndugu wananchi, itakumbukwa kuwa jana tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vimedhibiti hali hiyo na vinaendelea kuimarisha hali ya usalama nchini.
Ndugu wananchi, ikumbukwe kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwa. Kutokana na hali hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Endapo vitendo vya uhalifu vitaendelea, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vitaendelea kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Aidha, wakati vyombo vya ulinzi na usalama vikiendelea kuimarisha hali ya usalama nchini, ninawaomba wananchi muendelee kuwa watulivu na kutoa ushirikiano kwa vyombo vyenu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na urakoze. Ndugu wananchi, General Jacobs, nabonye ari General Jacobs, General Catretoire Nyenyerenye. Ndagira ngo ubutumwa muri make wabwira abantu icyo yashatse kuvuga. Yego, studio za Menya Impamvu TV nkuko twari tumaze kubivuga, ubu butumwa aravuga ko nyuma y'amatora binjiye mu kibazo cy'uko abantu batangiye imyigaragambyo bagasenya ibikorwa remezo, bakangiza imitungo y'abantu, akanababwira ko igihugu kiyoborwa hakurikijwe amategeko, ko bakomeje guhagarika ibyo bikorwa, kandi akavuga ko abantu bagombye kwirinda ingaruka cyangwa se ingorane bashobora kwinjiramo kubera ibyo bikorwa. Akavuga ko nibikomeza nabo bazakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo abaturage b'igihugu bashobore kugira umutekano. Nibyo rero twavugaga tuvuga tuti bagomba guhaguruka bagahagarika ibyo bintu, nk'uko nyine abatanzaniya tubazi abantu nyine buriya babavunaguye, kuko bafashe bakamujyana ngo bamujyanye muri kasho hari ntibazasohokamo, ubwo ni ukujya agendera ku bibando bibiri, kuko kimwe ntabwo cyamugeze yaje. Nta mikino bagira. Reka tunabwire inkotanyi abantu babo igihugu bakiniramo, kiriya ni igihugu bita insi ya amani. Ariko iri umwanzi wabo barakwifuza kujya gukinira mu gihugu cy'amahoro, ukajya bagufashe ukabona baragutwaye, ubwo ni ibyo nta gufu ugomba kugaruka ufite mu mubiri rikora, barakugorora. Ntabwo bishoboka, na muganga ntacyo yafasha. Niyo mpamvu biri uriya musirikare avuze abivuze akurikije ibintu biriho, kuko byanze bikunze hari abantu buriya bamaze gupfa, bamaze kuvunika, kandi akaba azi ko ibiri gukorwa atari icyemezo abaturage ba Tanzania bafashe. Niyo mpamvu batanze buriya butumwa, kuko niba abasirikare bagomba kwinjiramo, abasirikare bo ni ikindi kindi, abapolisi ubwabo ni ikibazo gikomeye ku bintu byerekeranye n'umutekano, kuko nta bimwe byo kuvuga ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabwo umupolisi wo muri Tanzania ashobora gutinya kugukubitisha ikibando. Ntabwo rero buriya butumwa abantu bagomba kubwumva, cyane abatanzaniya babizi, abanyamahanga bo ibyabo urumva ni ikibazo, ni intambara, ni amasasu, kuko bagomba kubarasa. Mbonye mu gatsiko bo bari kuvuga ngo hamaze ngo gupfa abantu 700. Urumva nyine bo bari kogeza, donc nuko ushobora gutera akajisho ugakurikira imbuga nkoranyambaga zishyikiye inkotanyi, izishyikiye za mama 23, izirwanya muri rusange abantu bose batavuga rumwe n'inkotanyi, bari iyi ntambara kuyiririmba nk'uko baririmba ya mama 23. Mu yandi magambo bayiriho, nibo bayiyoboye. None buriya hari n'amakuru twamenye ko bari abantu bari muri Cabo Delgado bashobora kwinjira bakaza kubishyigikira bambaye civil, bamwe bashobora kuba binjiye bambaye civil. Niyo mpamvu uyu mujenerali hari abatanye ruvuga ngo murabona wa mujenerali kuntu ngo ni umuhutu, ntacyo yagezaho abantu, ngura n'umwicanyi nk'abandi. Ndi kubibona mu magurupe y'inkotanyi ngo bari abantu babicanyi, ngo ngurango ni interahamwe ngo uyobora Tanzania, ngo igisirikare cya Tanzania ngo kiyobowe n'interahamwe.
rwose ibyo ntabibonye babivuga. Ni ukuvuga rero ko bo bamaze kumva ko batangiye urugamba, ariko baritonde. Tanzania nanjye nk'uko ubivuga si agafu k'imvugwa rimwe, iyo barakaye bararakara bagakora. Buriya bamaze kuvuga ko hari amakamyo 1000 yagombaga kujyana ibicuruzwa mu Rwanda bashobora kuba bahagaritse, hari n'ayatwitswe. Bamaze kugira abantu bafata bakabona ibimenyetso bizibiti nk'uko babivuga mu Giswahili. Ndagira ngo nkubwire ko abanyarwanda bari muri Tanzania barahagorerwa, kandi bakururiwe n'umwanzi w'abanyarwanda, ka gatsiko twavuze ka mpatsibihugu, bano bashumba ba mpatsibihugu badakunda na gato abanyarwanda. Ariko sinzi impamvu abanyarwanda bamwe tubihomaho, wenda igihe tubihomaho kugira ngo turamuke abari mu gihugu, abari Babironi ndabyumva, ariko umuntu watorotse Babironi akaba ari hanze, hari nk'amakuru nabonye sinzi wenda niba ari ukuri, bavuga ngo umwana wa General Kasitari yagiye kubona na minisitiri irangirwa minisitiri w'intebe wo mu Ruhengeri, kuko Kasitari nawe ava mu Ruhengeri, baramwoheje ajya kubonana n'inkotanyi. Wumve ukuntu dufite ikibazo gikomeye. Umwana wa General Kasitari inkotanyi zishe, Kagame yishe, akajya gusingiza umwishi we, cyakajya guhura nawe, no guhura nawe ubwabyo nka kuriya n'umwana wa Kingeneye byagenze. Ni ukuvuga yego ntabwo aribo babibabwiye, ariko nanone kubura uburere nabyo ni kubura ubwenge. N'urugero urumva ko ibintu bishyushye, ibintu bari gushaka gushyushya imitwe, ariko ndagira ngo mbwire abadukurikirana wenda nanjye dusoza, Tanzania tuyizere, tuyihe icyizere. Biriya ni ibibazo batangije, ngo ibuye ryagaragaye ntibarikishe isuka. Abazarendo ba Tanzania turabizeye kandi turabashyigikiye. Nimurwane ku butaka bwanyu, ko mpatsibihugu nta mpuwe nta rukundo adushakaho rwose, ku mugaragaro, nta kubica ku ruhande. Ntabwo yari revolution. Tanzania ntikeneye revolution yo kumena amaraso. Tanzania ubu nka perezida wa nuze we yamaze gutorwa, perezida wa Zanzibar. Muzi ko Tanzania Tanganyika, Zanzibar yamaze gutora perezida, wari uriho ni Mwinyi, n'ubundi ngo yitwa Mwinyi, yongera atorwa ku majwi 78. Bategereje kwemeza uyu perezida wari hano, uyu wa Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan, we nawe azatorwa, kuko abandi nta mbaraga bari bafite. Abandi bari bari kumwe 16 nta mbaraga bari bafite, nawe ashobora gutorwa, kandi azarahira, kandi azayobora kiriya gihugu, kandi umwanzi azatsindwa. Ibyo byo ndagira ngo mbibabwire. Biriya bindi bavuga ni ukwigira igitabo bagaseka. Bahoze bavuga ngo n'ingabo za Uganda zagiyeyo, birashoboka. Museveni azi gukina imikino myinshi, ashobora no kugenda nk'umutabazi, ntabwo bitangaje. Iyo yamaze kubona ibuye ryamaze kugaragara, ahita ahinduka umutabazi, ubwo akabwira bene abamuherekeje ati kugira ngo tuzahagume, nagiyeyo nk'umutabazi, noneho nyuma nzakomeza ndebe ko ngerageze ndebe ko twazabihirika biriya bintu. Voilà, nuko. Ariko nawe iminsi ye iri kumugera amajanja, nubwo nabonye ngo yagizwe ngo umuhuza mu kibazo cya Sudani zombi, mu kibazo cya Sudani, ngo niwe muhuza Union Africaine yashyizeho, ngo agomba gukurikirana ikibazo cyo guhuza abari kurwana muri Khartoum. Nabyo byose ni inkuru nyinshi tugomba kuganiraho, ariko nta mwanya dufite. Reka dusoze tubashimira bazarendokazi, banyarwandakazi, abavuga igihutu mwese aho muri, cyangwa ikinyarwanda, ko abanyarwanda ni ibyazanywe na Gatutsi Gahima wigaruriye ubutaka bwa gakondo bw'abasangwa butaka basanze hari abahutu n'abatwa mu Rwanda. Ariko iryo jambo Rwanda bararikwirakwiza, natwe turaryitwa, turarifata, ntacyo ridutwaye. iyo aba ritabaga impamvu yo kutwica. Ariko ubundi ntabwo twavukiye mu Rwanda, bamwe twavukiye mu Mubari, abandi twavukiye mu Bugesera, abandi twavukiye mu Mukindo wa Makwaza, abandi twavukiye muri Burera cyangwa muri Nduga. Ntabwo twese tuvukira mu Rwanda. U Rwanda rwaje ari imvano, aribyo bahimbye, ariko ibyabaye byarabaye. Mu Kilatini akunda kuvuga ngo area iacta est,
hari ikintu utapfa guhindura, ubifata utyo, ariko tukaba tuzi ukuri, tujye tumenya impamvu. Ndumva aricyo twasorezaho, kandi nsubiza ijambo Muzarino nawe agakora ijambo risoza, tugasoza ikiganiro tubashimira. Yego, studio za Menya Impamvu TV, nk'uko mwari mubivuze, iki ni igihe abazarendo bagomba gutekereza cyane ku byerekeranye n'ibyo bita ngo ni revolution cyangwa se guhindura ubutegetsi, kuko ushobora kuvuga ngo uri guhindura ubutegetsi ahubwo ugiye kuzana noneho n'ubuzagusenyera ka kazu kawe k'ibyatsi wiberagamo, bakakwambura na rwa rutoki rwawe na bya bijumba byawe, noneho ugasigara uri mu muhanda, kuko twebwe abanyarwanda turi abahamya bo guhamya ibyo ngibyo. Kandi twagiye, abantu benshi bagiye muri ibyo ngibyo kuvuga ngo bari kurwanya Habyarimana bashaka ibyiza. N'abatanzaniya rero cyangwa n'abandi bose bagomba kumenya batese revolution cyangwa se ubuzima bw'umuturage buhinduka gute. Ntabwo buhinduka ijoro rimwe. Niba ubutegetsi kuko bugenda bukora nabi bigaragara, ntabwo ayo matora cyangwa se ayo matora baheraho bakora revolution ariyo ahindura ubuzima bwawe uwo munsi. N'ubundi watowe araza nawe akabanza akarya, none se azajya guhaga utarapfuye? Urumva rero niyo mpamvu abantu bagombye kureba revolution kuko igomba gushyirwamo ingufu n'abaturage, kandi bakanamenya ese iyo revolution kuko ni icyemezo cy'abaturage cyangwa ni hanze bayisunitse. Niba yasunitswe no hanze, iyo ntabwo ari revolution, ahubwo ni ubucakara. Barashaka no kugusenyera ka kazu kawe ngo bagutware na bwa butaka bwawe. Aribyo biri kuba mu bihugu by'iwacu muri Afurika muri iki gihe. Tukaba rero twasoza tubashimira studio za Menya Impamvu TV, mwashoboye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cya Tanzania, cyane cyane kireba abazarendo bose muri rusange, uko kizahinduka byanze bikunze bizagira ingaruka ku kibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari. Rero abazarendo twasoza tubabwira ngo tugire Imana, tugire ubutaka, tugire gakondo, tugire igihugu muri Repubulika. Nawe urakoze muvandimwe kutwifuriza ibyo byose, tukongeraho ko tugire n'ubutwari bwo kwemera guhangana n'ibibazo, kuko ntaho tuzabihungira. Abantu ku mbaraga, ku kiguzi icyo ari cyo cyose barashaka ubutaka bwacu, kugira ngo babugereho bagomba kutwica, kuko ntabwo ushobora gufata ibintu by'undi, cyane cyane ibintu bijyanye n'ubuzima bwe. Ubutaka c'est notre vie, it's our life, ni ubuzima bwacu. Mu Giswahili bavuga ngo ikira ni ubutaka n'ubuzima bwacu. Ardhi ni maisha yetu, ndio maisha yetu. Ardhi ndio maisha yetu, ndio maisha, nta kubica ku ruhande. Niba rero bakwambuye ubutaka, ugomba guhita upfa, kuko udapfuye uzagaruka ubabwambure. Niba rero tugomba kumva ko iyo ntambara tugomba kwirwana turengera ubuzima bwacu kugira ngo tudashira, tunaguma kuri gakondo zacu, ni ukuvuga ku busitani bwacu Imana yaturemanye. Hari n'akantu keza wavuze ntigeze ntekerezaho, ntago abanyaburayi bagira ubutaka, babukura. Abanyaburayi benshi basazira mu bukode, ntago bagira ubutaka. Abagira ubutaka ni abakire, kuko abanyaburayi benshi nabo bambuwe ubutaka butwara abakire. Abandi bararorongotana baza kutwambura ubutaka. Nyine nibo mubona bameze neza muri Afurika y'Epfo, nibo mubona bameze neza muri za Zimbabwe, nibo mubona bameze neza hose. Baraza bakatwambura ubutaka, kuko bazi ko agaciro k'umuntu ku isi ya rurema ni ukugira ubutaka. Iyo utabufite uri zeru, kuko igihe cyose ubimenya iyo upfuye ukabura aho ushyingurwa. zede barihe? Abandi se bari gushyingurwa he? Ko ari ukugenda kurunda ahantu bakagwa ku gasi. Iyo utagira ubutaka uba umugwagasi. Turi Babironi, abanyarwanda 90%, 70% bari Babironi, 30% bararongotanye hirya no hino hose, bajyanywe mu bunyago hirya no hino. Abo bose bagomba kunga ubumwe, bakunga ubumwe n'abarundi, abakongomani, abatanzania, n'abandi banyarwanda, n'abantu bose bavuga igihutu, kuko nabonye ari ryo jambo ryaduhuza. Ijambo igihutu, ijambo cy'Rwanda
ntabwo ari ryo koma. Igihutu nicyo koma. Abantu bavuga ijambo igihutu cyangwa se ururimi rw'igihutu, si ngombwa kuba umututsi cyangwa umutwa. Upfa kubivuga ururimi rw'igihutu abarundi bumva, abakongomani bumva, abagande bumva, abanyarwanda bumva, abatanzania bumva. Mu gice cya Ankole, muri kino gice cya Tanzania y'Iburasirazuba, ibyo rero ibiri kuba Tanzania biratureba. Kubyishimira sinzi niba ari ubupfayongo cyangwa se niba kutamenya cyangwa se ni ukuba uri muri iyo gahunda nawe. Ni ibintu bitatu. Ushobora kuba utazi ibyo ari byo, wibeshye. Ushobora kuba ushyigikiye ko Tanzania isenyuka, cyangwa se ukaba uri gukina umukino utazi mu bujiji. Nibyo ngira ngo umuntu wese atekereze kabiri, ariko amazi si yayandi. Banyarwanda, banyarwandakazi, barundi cyangwa mwese twumvikana ku rurimi rw'igihutu n'abavuga igiswahili, twagira ngo tubabwire tuti iyi ya edisiyo sipesiyali, ikiganiro kiba kirekire, mu byihanganire. Ibitekerezo byacu nuko tubibona. Wowe muzarendo wundi ubibona ute? Ese wowe nawe wemera ko abaturage hari bari gushaka ubutegetsi? None ese koko wemera ko abanyaburayi bakunze abanyafurika ku buryo babashyigikira mu gushaka ubutegetsi? Icyo kibazo nicyo mbasigiye. Nkashimira abari kuduha ibitekerezo, muzongereho n'ibindi bitekerezo byinshi mubiduhe, tubitangarize rubanda. Tukaba rero tubashimiye kandi tubifuriza gukomera mu bihe bikomeye turimo, mu bihe by'urugamba, mu bihe byo kurwana kuri gakondo zacu, mu bihe byo kurwana ku mwanzi w'Afurika. Ntabwo ari umwanzi w'abahutu w'abatutsi gusa, ntabwo ari umwanzi w'abakongomani gusa, ni umwanzi w'Afurika. Tugomba guhangana nawe. Abatangiye tukaba tugomba kubatera igabo mu bitugu. Nkaba nanshima mbashima kandi ndangiza mbaragiza Imana nyir'ubutaka, Imana nyir'ingoma, Imana nyir'ubuzima, Imana ushobora byose, kugira ngo urugamba twatangiye itwongerere ubwenge. Abatabufite ibukangure, kuko yarabahaye. Donc abatabukoresha ibukangure, noneho tugane urugamba twese turwumva kimwe. Twese hamwe tuzatsinda.